yewe papa ni wowe mbese uri mu biki ntabwo wari hano ariko ni utuntu abatekereza ariko nta biba birenze ariko ujya gutekereza nabyo ni byiza ariko iyo birenze nabyo ni bibi ariko rero nta n'umuntu wabaho adatekereza ntabwo byashoboka ibyo birumvikana ariko bigira limite burya kuko ahantu wari uri none aha ngaha hari kure cyane ariko papa ntabirenze ntabirenze ariko se muhungu wanjye ndakumva papa hari ikintu maze iminsi nshaka kugira ngo nkubwire ariko habura umwanya wacyo ngize n'amahirwe gukuri hano wagerageje kuri umuntu uzi ubwenge ukabura intellectuel niba mukajyana n'umugore we kwa muganga bakabasuzuma bakazamenya wasanga wenda hari icyashoboka hari igikorwa burya kwa muganga hari ibintu byinshi bashoboka kandi byanagushimisha ukamenya aho uhagaze n'aho umugore wawe ahagaze papa ni byiza ko namungiriye ariko rero njye mbona nta mpamvu yo kujya kwa muganga kubera ko njyewe ndiyizi neza ko ndi muzima impamvu ni iyi umudamu wanjye wa mbere yanyeretse ko ndi muzima yaratwise nese ubu ngubu naheraho imvuga ko njye ntari muzima kuko papa ariko nibura wanamenye nuko uriya muri kumwe ari we mubi ari we urumva ari we ufite ikibazo noneho icyo gihe umaze kumenya uko bimeze ntawe uri umugabo ushobora ushaka ukundi kuntu wabyitwaramo aho kugira ngo wowe utekereza hejuru yanga ruzi uramukunda ariko hari aho urukundo rugera rugasaba reka rero ngenda cyatsimbarara ku buzima bwanjye ahubwo wenda umugore wanjye niwe afite ikibazo uko byagenda kose pe yego nawe simbimushinja bishobora kuba ari igihe kitari cyanagera ariko hari igihe no kwihangana burya bivaho abandi bose abashyingiwe imbere ye ndetse n'abashyingiwe nyuma ye cyane cyane abashyingiwe nyuma ye nako uriya mudamu witwa Alice ngewe ikintu kingora cyane ntatekereza cyane buri gihe yewe nkeneye umwuzukuru papa ndabyumva ukeneye umwuzukuru kandi nanjye ndamukeneye none amaherezo nayahe wowe uko ubibona ejo nahuye na shangaza arambaza ati se amaherezo nayahe dukeneye umwuzukuru dukeneye umwana wacu dukeneye amaraso ye reka dukomeze twizere Imana kuko ariko si papa birashoboka ko umuntu yaba ari muzima nyuma y'igihe bikaba byarangira pe akagira ikibazo nyamara birashoboka niyo mpamvu ubona umuntu wese ajya kwa muganga kano kaje akajya kwa muganga bakamureba asanga wenda nawe hari ikintu cyahindutseho ntawamenya niyo mpamvu nkubwira ngo ujyeyo mujyane nibura uzagaruke ufite icyizere urabizi reka nihe igihe ubwo n'ibyanga bizamuka ko nerekerayo ariko pe njye ndakizera ko ndi muzima
Shami! Shami! Shami we! Wanzania amazi sheri. Karame anti. Kuri amazi yo kunywa. Anti, ndamubonye. Mu izina rya Yesu. Anti we, nabara. Anti we, cyuza. Ndamubonye. Genda urebe. Nabugende urebe. Mu cyumba tuza. Shami we. Ndese wari wo. Anti izina rya Yesu. Ndapfuye. Anti we, tuza n'abantu. Genda urebe. Oya, anti genda urebe mu kibazo. Humura. Ayiwe ndapfuye. Anti mwana wanjye. Ninde se? Mu cyumba rya Yesu. Anti, Tuza ifite ubwoba. ndapfuye arangije. Oya humura nta kintu bahumura. Anti urebe, Genda urebe anti. ntawe humura. Anti. Se tukamujyana kwa muganga. Oya birashira. Tuza. Yesu we. Ndapfuye neza. Sinakubwiye ngo ufite ikibazo ukamakanya. Tuza. Aranyishe. Oya. Mva nkubwirishe. Anti, genda urebe. Humura. Nukuri muto. Aranyishe. Anti wasanga ari Genda umurebe. Tugere mu Oya. Genda umurebe. Ntabwo rero tugere mu nyereke. Genda umurebe. Kandi tugere urebe. Tuza. se wari umujura. Mva. Tuza birashira. Zana amazi tumuhebe. Nta muntu uri kubona. Yute. Umuntu ubonye batari kubona wa mukobwa we. Ujya ari mu cyumba. Ntawe tuza. Humura. Zana amazi tanti tumuhe mu buryamiro gatoya. Nta muntu mbonye. Zana amazi tumuha Nta ryamiro. muntu uhari. Arahari ari mu cyumba. Ntawe sigaho. Ryama kuko birashira. Zana amazi tumuha ngo bishire, zana amazi tumuhe bishire. Tuza. Oya tuza. Harimo. Humura. Umuntu arimo anti. Humura ntawe. Umuntu utari kubona se uri kumubona. Ni wowe uri kumubona wenyine. Waranyishe. Oya nta kintu bahumura. Humura. Humura ni ukuri. Shyira amazi. Ati. Oya humura. Ukanga kumatuza umwe maze uhita bishira. Akira. Siho tuza. Fasha. Basabaze mu bo. Mwana wanjye ko yatewe Nabonye kuko nta muntu mbonye. Barangira ibikiri kubona kuko. Waretse tukabujyana kwa muganga. Oya. Reka turindire musaza waze. Ese baraza ryareba n'ikibazo afite manje ari naguhamagaye. Mwana we. Reka tubarindire. Babanze bazo tubiganireho birashira bikumura. Biraza gushira ukuri. Nese tumujyane kwa muganga wenda bagasanga. Tubategereze. Tubanze tumenye twumva. None barisanga kwa muganga kuko ndabona afite ikibazo gikomeye. Azimubashye mu izina rya Yesu. Reka tubategereze baze. Bose inzira aho bagiye. Nese Deborah ni umugabo, ni umusore, ni umugore, ni umuki. Deborah Umva ibibazo uri kumubaza. Urabona ariho. Mana ibi ni ibiki bitubayeho koko mana Mana wadutabaye Mana. Uratahamutse wowe. Urabona hari umuntu abonye. Mana yo mu ijuru we, Mana turengere rya none ni ukuri. Uyu mwana afashwe n'abazima kingana gutya kuko Mana abazi umwana yakoze igituma ahamuka bigeze aha ngaha kuko. Ibiti uyu mwana w'umukobwa yakoze kiri kumugaruka bigeze hano akatangiye guturamo kagurya. None tataba ubwenge. Ibintu mbahamagariye. No kubivuga gusa ngo bibabwiye mfite ubwoba. Kuki? Ni amahoro se nibura? Ngo muzi ibintu byabaye hano. Mwicare muzi ko Deborah afite ikibazo kandi cy'umwihariko hahandi na sheshuru meza ndo. Ngo Ibintu nabonye kuri Deborah. Ibintu biri kuba kuri Deborah. Wagira ngo yishe nk'umuntu. Cyangwa se
wagira ngo hari ikintu kibi yakoze bajya kumuregesha. Nagiye kubona mbona Deborah aje guruka ati ndapfuye n'abana. Ni byose umwana amaso yavuyemo hafi kureba nk'umuntu w'igicuri. Shanga ko ibintu binteye ubwoba. Kuki kamubwire ubwoba vuga ngo biteye agahinda njye byarenze ubwenge bwanjye hahandi mfite ubwoba. None se wamubazaga akavuga iki? Ntacyo yataye ubwenge amaso yavuyemo ku buryo n'ubu sintuje n'ubajya kubona ukabona aje aguruka ameze nk'umuntu ukiri gutangira gusara ariko ashobora kuba ari ibintu bamuteje. Uyu mwana niba hari ikintu kibi yakoze sinzi ukuntu muri bumfashe tukareba ikintu tubikoraho tukamenya iyo biva niyo bijya tugatangira hafi naho reka mbabwira nuko bitabaye mwicaye hano ngo namwe mwihere ijisho murebe njye ubwanjye ntuzi ko najyaga nkomera nkihagararaho. Ariko naguciye mu byo uvuga hari ibintu ubundi asanzwe ajyamo nk'ibintu byo kuraguza nk'ibintu nk'ibyo ngibyo. Abana b'ubu ngubu basigaye bajya mu bintu byinshi ntiwamenya. ese byajya kubikora akakubwira papa? Byajya kubikora akakubwira? Nyine nibyo umuntu yatekereza. Ngiye mu gitekerezo cyane ashobora kuba yarabigiyemo ajyanwe n'undi muntu none akaba ari byo bimugarutse, cyangwa se ashobora kuba ari indwara y'ibisazi ikindi cya kabiri, cyangwa bishobora kuba ari amadayimoni. Bumva nkubwire ni amadayimoni cyangwa se hari ibintu bibi, wenda hari umuntu waba waramushize bagakorana ibintu bibi, wenda so babikoreye akaba nawe yabahemukiye bikadufatira umwana. ariko shiri ibintu bya Deborah biteye ubwoba. Uribuka cyagiye nijoro turi mu cyumba ko nabwo twagiye kumva tukumva ari kuvuza induru cyane? Yego ndabyibuka, ariko cyagiye numvaga ari nko kurota. Kurota agasakuza kuriya urumva nta hantu bihuriye n'ibi byamubayeho? Kuko nanjye bishanze. Umva papa biteye ubwoba. Umva ntimubicire inyari n'urukonda amaso ari kuvamo. Umva akamera nk'umuntu uri kubona ibintu gutya kandi njye ntabyo ndi kubona. Amadayimoni ahubwo mfite ubwoba ko yaba yarajyanyemo n'abandi bantu muri biriya bintu by'amadayimoni. Ahubwo bijyamo bikongera bigakurikirana. Abashobora kuba wenda ngenda bikeka ko ari ibintu yakoze agakubikora nabi bikaba byamufasha ari we, kuko mana yanjye ahubwo bimfashe ntibizagaruke ndi hano njyenyine biteye ubwoba naje ibintu kukuranye we. Shiri kumva ibintu bya Deborah bidateye ubwoba. Byaba ari ibisazi se? Mwana ari kuvamo amaso mwe ntabwo muzi byari yararembuye ngo kurerembura amaso ari kuvamo ukabona ko ati baranyishe ati shangazi mfata ati baranyishe dore nguriya yaje aranyishe. Abadayimoni bari abadayimoni baturutse mwese bakava he muze tutaterekereye iwacu ibyo bintu twaba tutagize turaguza. ashobora kubijyamo ajyanye n'abandi bakobwa kugira ngo babone amafaranga. Rega amafaranga yamaze abantu muri iki gihugu. Ntabiguze uyu mukobwa utarukiye uyu mukobwa wa Shamana. Deborah araduhemukiye. Deborah ntacyumva. Deborah shari kweka nkubwire nyamwanga kumva ntiyanze no kubona ukuntu byamutegisaga. Umva nanjye ari ngenda wamufashe nacitse umugongo ndumva mu gihumbi harimo harambya mu gatuza kararaye kubera gufata Deborah. Mana yanjye uriya mwana w'umukobwa mana ndamenya nsenga yahenereye kuko Shanga ibaze Deborah mushiki wanjye mfite uyu mwe rukumbi aramutse agize indwara yo mu mutwe. Sha yaradutengushye kuko ibi bintu biri kumubaho ndakeka ari wabiciririye. Ariko azakira turakora ibishoboka byose dushake n'abariya bapasiteri bafite imbaraga. Reka niyemera kwicara akatubwiza ukuri akatubwira inzira yaciyemo
tukabona kubona dutuma tujya kumuvuza none kubona mubaza nti iyo mubajije ngo bimeze bite ayirahiza njya kumakunga ati shangazi rwose meze neza kandi ngiye rwose ma umubona usanga nta kigero mfite ibibazo ko ndeba binkomeranye ngiye gusara iki neri wiseka ibintu birakomeye Deborah wasaze gwiki shase byakunda ngo usare aga wasarasha ye aga wasara Erega nabanje kubikubwira kuri telefone babipinga umva reka nkubwire bimeze bite iki kibazo kirakomeranye cyane pe singiye kubeshya nasaze ndi kuryama umugore wa Rugamba akantera ngo arashaka ko natura ngo nkihana ukira cyacyo ubwicanye numva ngo narangize wakandekura ngo mugihe ntarabikora ubwo mfite ibibazo ngo ntazatuza niba bimaze gutyo antera uburyasa antera ubwoba pe kumva ndasaze noneho iyo kandi mba ni mu nzozi mba kurota bisanzwe akahitazamo noneho ngewe sinzi ubwenge bujya nkumva nkabona mbaye nk'umusazi nza kugarura ubwenge nyuma cyane ko ndi Deborah umbajije ako kanya n'izina yanjye sishobora kukubwira nkibaza ibi n'ibiki biri kumva nihe nama wangira Deborah nama nakujya rero ni imwe nkujyane ku muganga wa Kinyarwanda hari umupfumu nzi ukivuga abapfumu hari umupfumu nzi yatsirika iyo myuka umva ntabwo iyo myuka umva ntabwo yazongera kugutera oya ntagiye kunyongerera myinshi niyo mfite ntarayikira njya numva bavuga ngo iyo ugiye mu bapfumu bakuba kabiri indwara barwaye nawe bakakomeza bakwaka amafaranga bakwaka uko ugenda umuha amafaranga niko agenda gushyiramo ibindi noneho ukagenda umuha amafaranga buri munsi rero oya none njyaho ubwo umuntu yashaka umukozi w'Imana se kusetsa nje kubikubwira ngo ushakire niba mufite niba hari umukozi w'Imana ntabwo nta nagira wowe n'umukozi w'Imana yawe shareka nkubwire nukuri mbabarira pe nubwo ntajya mu rusengero ngo nsenge ariko Imana nzi kwibaho ndahari pe nanjye nzi kiba ariko ntagabo ngo abakozi biki umva bamubujije n'ubucucu n'ubugoryi buraho ngwino tugende tujye gushaka umuganga wa Kinyarwanda akuvure agutsirike naho yo kujya gushaka umukozi w'Imana sha Deborah njye narabikubwiye njyewe ntago nzarekera ntihoreye kuri Rugamba yanyishe urupfu rubi yanyishe magaze yanyishe urubuzo yarambabaje yahemukiye umutima wanjye umutima wamukundaga niyo mpamvu ngomba kwihora byanga byakunda umva yo kujya kuri abakozi b'Imana ntago byakunda nderi rero nubwo wakwihorera ariko ushaka kwihorera ucukura imvisi nishaka nzacukure enye ebyiri nishaka nzahande bose bose ni yawe neri sinakwinginze kenshi ngureke ibi bintu umva ubundi ujya no kubijyamo nakubwiye ko Rugamba goye ariko uranga umwihambira ibintu byo kwihambira n'ubundi birangira bigenze nyuma yo kukubikira ibanga ntiwambwiye ko bishoboka handi ntiwacaga intege nano kwa waranyemere so yatumyishyiramo imbaraga ariko byageze ndakubwiye ati Rugamba atafata telefone atagira bivemo karura byanga ariko mbabarira umukozi w'Imana nziko kira wajyaga gusenga cyakira umukozi w'Imana ngiye nsengera naye by'abapfumu mva namenya story y'umuntu bagiye bongeramo ibirwara nka 500 amafaranga akamushyiraho amasambi ibiki byose akagurisha oya ese nabijya umuhanya rero nawe nabona avuga ko utabishaka oya ntabyo ushaka ngewe gahunda afite n'iriya nakubwiye gahunda afite niyo kwihorera kuri Rugamba nkamubabaza